ahangaha nawe yahise agira ati ndabona dukomeje kwanda. Undi rero akaba ari commentaire ndi kugenda ansoma. Byiza rero turabasuhuje mwese bakunzi bacu ba AFRIMEDIA TV aho muherereye hose, yaba bari mu majyaruguru y'igihugu, amajyepfo, iburasirazuba ndetse n'iburengerazuba, tutibagiwe n'abari mu mujyi wa Kigali. Kuri mwe mwese mwakanze subscribe mukurikirana AFRIMEDIA TV turabasuhuje, tugira tuti tubahaye ikaze ku byo tuba tugenda tubagezaho gatanu kuri gatanu. Iyi ni AFRIMEDIA TV, ngushishikariza niba ari bw'iki twumva kandi ko wakora subscribe kugira ngo ujye ubasha kuba wabana natwe mu byo tugenda tukugezaho. Uyu munsi rero muri showbiz turagarutse kuza kuba twagusangiza amakuru abari kugenda avugwa mu bitangaza amakuru bigiye bitandukanye, aho rwose tugiye kugaruka kuri uyu mwarikazi, ndavuga Uwikeza Pamella wari umaze iminsi atanapostinga kuri Instagram ye. Ndavuga urukuta rwa Instagram akoresha nka Uwikeza Pamella, areshize igihe atapostinga bimwe mu bikorwa bye ndetse n'ibyo abagenda ashyiraho, ariko aho yashyiriye ino foto ku urukuta rwe rwa Instagram iherekejwe na video ngufiya imajije kuba yasakara mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Tugiye kuba twagaruka rero zimwe muri commentaire zagiye ziterwa kuri iyi foto ye, ubona yuko rwose benshi basa nkaho batari ku ruhande rwe cyane kubw'ibyo ibi bintu yakoze. Nawe uri kudukurikira uri kureba, basa nkaho abenshi nk'abakunzi batigize bemeranya nawe kuri iyi foto ndetse n'aya mashusho yashyize hanze kuri urukuta rwe rwa Instagram. Tubahaye ikaze, iyi ni AFRIMEDIA TV. Uwikeza Pamella rero wari umaze igihe kitari gito cyane adapostinga kuri urubuga rwe rwa Instagram, nta kintu na kimwe ashyiraho. Ubwo yaherukaga kuba yashyiraho iyi foto ari kumwe n'umufasha we mu bihe bari bamaze iminsi barimo by'urukundo, ubwo bishimiraga urukundo rwabo muri ibihugu bigiye bitandukanye. Uwikeza Pamella rero yongeye kuba yagaruka kuri urukuta rwe rwa Instagram akunda kuba ari no gukoresha mu rwego rwo kugira ngo abashe kuba yanakamamarizaho bimwe mu bikorwa bye akunda gukora byo gucuruza imyenda ye, aho bagenda agaragara ari kugenda yamamaza. Uwikeza Pamella rero kuri ubu ngubu mu masaha make yashize nibwo afashe ifoto maze ubundi akayipostinga, ubwo yagaragaragamo nawe urabibona. Uwikeza Pamella rero twari tumenyereye afite agasatsi gake ku mutwe we cyangwa se yanashyizeho na mesh, ariko kuri ubu ngubu yapostinze ifoto asa nkaho nta kintu na kimwe kiri ku musatsi we, ibi bakunze kwita skin head. Ubona yuko nta kintu na kimwe kiri ku mutwe we, asa nkaho yogoshe yamazeho. Ni ifoto rero yaherekejwe na video ngufiya, akaba ari ifoto itavuzwe rumwe n'abakunzi be bamukurikirana ku rubuga rwa Instagram. Nk'umwe rero mu bamukurikirana yagize ati abakurambere babigutereje si gusa. Izi ni commentaire zigenda zisa nkaho zitemeranya nawe ku byo yagiye akora, ariko mu by'ukuri urebye The Ben yaje ari mu ba mbere bamushyigikiye. Rero abakunzi be baje nabo, aho The Ben nawe amajije kuba yashyiraho udutima tugera nko muri tubiri. Abakunzi be bakomeje basa nkaho bamwopoza kuri iki gikorwa yakoze cyo kuba yakifotoza iyi foto nta kintu na kimwe afite ku mutwe we, ibi bakunze kwita skin head. Undi rero yagize ati
ndabona dukomeje kwanda. No kuvuga ko rero ahangaha asa nkaho yamugereranyije n'umusitari tuzi maze iminsi ari mu gikorwa cyo kwanda, ndavuga Moise. Ahangaha nawe yahise agira ati ndabona dukomeje kwanda. Undi rero akaba ari commentaire ndi kugenda ansoma ziri kugenda zisa nkaho zopoza uyu mwarikazi ari we Uwikeza Pamella, ariko hakaba hari n'abandi bagiye basa nkaho bamushimira ko yabashije kuba yakora agafoto keza maze ubundi akakaba asangiza. Hari uwavuze ati rero unsanze uri mwiza, nari nzi ko ubwiza ubukura kuri makeup. Abandi rero baza banakomeza bagira bati oya pe n'amagiragire ni baki ibigenza gutyo. Ni byinshi rero byavuzwe kuri uyu mustarikazi ari we Uwikeza Pamella nyuma yo kuba yashyiraho iyi foto iherekejwe n'iyi video ngufiya yarashyize kuri urubuga rwe rwa Instagram, ariko mu bigaragara The Ben akaba yaramushyigikiye muri aya mafoto yashyize kuri urubuga rwe rwa Instagram aherekejwe n'iyi video, nyuma yo kumara igihe kinini atari no kugira icyo ashyira kuri urukuta rwe rwa Instagram. Uwikeza Pamella rero witegura kuba yakora n'ubukwe hagati ye n'umugabo we, ndavuga Mugisha Benjamin, akaba yagaragaye kuri urukuta rwa Instagram afite inyogosho idasanzwe yagiye ivugwaho byinshi kandi kugeza na n'ubu isa nkaho iri kugenda ivugwa n'abantu bagiye batandukanye, ariko ukabona yuko uba atemeranya nawe kuri iki gikorwa yakoze cyo kuba yakiyogoshesha umusatsi maze akamaraho, ubundi akajya imbere ya kamera akikamera maze ubundi akabisangiza abakunzi be. Ibi ni bikomeje kuba biri kuvugwa mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Twibutsa yuko iyi ari AFRIMEDIA TV, kandi niba ari gutya twumva tugushishikariza kuba wakora subscribe kugira ngo ujye ubasha kuba wabana natwe 5 kuri 5. Turabashimiye, mukomeze kubana n'amahoro y'Imana aho muherereye mwese.